Urashaka kumenya ibanga rituma umuntu agukunda ntibishoboke ko yakurekura na rimwe? Niba uri mu rukundo cyangwa se uri kubitekereza, dore ibintu 11 bizaguhindura byose kandi bikaguhindura neza. Ubyumve kuko icya karindwi n'icya munani biragutera gutekereza neza kandi cyane. Icya mbere, mwereke yuko urukundo ari ibikorwa atari amagambo gusa. Kuvuga ngo ndagukunda biroroshye, ariko ibikorwa nibyo bigaragaza ukuri. Shyiramo udutera, utuntu dutangaje nka SMS ku munsi, kumutegurira ikintu akunda cyangwa kumubaza uko ameze buri munsi. Impamvu ya kabiri, mwumve kandi umuha agaciro. Igihe uvuze, tegereza umwumve, cyangwa se igihe avuze tegereza umwumve nta kumuca mu ijambo. Umuntu wese akunda kumva ko ibyo avuga bifite agaciro kandi ari kumva. Niba umuhaye uwo mwanya azagufata nk'umuntu udasanzwe. Impamvu ya gatatu, gira ukuri n'ubunyangamugayo. Ibinyoma bito bituma icyizere gihita gisenyuka. Vuga ukuri uko byagenda kose, kuko urukundo rutubakira ku kinyoma, ariko iyo rwubakiye ku kuri ruraramba kandi rukaramba vuba kandi rukaramba igihe kirekire by'iteka ryose. Kwihuta ku mwanya wa kane, mwubahe imbere y'abandi. Ntukamusege cyangwa ngo uvuge amagambo amutesha icyubahiro mu ruhame, ahubwo igihe abandi bari aho ngaho ujye umuhesha ishema. Kwihuta n'impamvu ya gatanu, gusa nimba wabikunze ni ukuri dukorere subscribe. Impamvu ya gatanu, mubere ituze rye. Ubundi uruhuri rw'ibibazo ku isi ni rwinshi cyane, ariko ntukamubere indi source ya stress cyangwa se mubere indi nkomoko y'ibibazo, ahubwo umubere umutekano. Umuntu uvuga ngo niyo ndi kumwe nawe ntabwo yakena, ntabwo yumva ameze neza. Kwihuta n'impamvu ya gatandatu, mwereke ko ufite vision mu buzima bwawe. Undi umuntu ukunda iyo ubona udafite intego rwose birakugora, ariko iyo ubona ufite intego jya wereka ko ufite icyerekezo n'inzira iganisha ku byo wifuza kugeraho. Nibura nawe byamutera gushyigikira, kumva ko n'urukundo rwanyu rufite ishingiro, rufite icyo ruzashingiraho. Kwihuta n'impamvu ya karindwi, mugire ubwihisho bwawe nawe akugire ubwihisho bwiwe. Ntuzagaragaze byose rimwe na rimwe, jya ugira ikintu cy'amatsiko, ibintu bizatuma ahora ashaka kumenya kurushaho. Ariko nanone mugira ubwihisho bwawe, ujye umubwira ibyo by'abandi bose utababwira, umubitse y'amabanga yose, ariko nibura wenda amenye yuko n'amabanga utabwira abandi we uyamubwira. Kwihuta n'impamvu ya kangahe? Twihuta ku mpamvu ya gatandatu. Twihuta n'impamvu ya munani, kubaka icyizere cye. Mu rukundo icyizere ni nk'ifatizo, ni nk'urufunguzo. Ntukamuhe impamvu yo gushidikanya cyangwa kugira ubwoba bwo kugutakaza. Ibyo byo rwose ntukabyemere. Kwihuta n'impamvu ya 9, gusa nimba wabikunze dukorere subscribe. Impamvu ya 9, mubere inshuti mbere yo kuba umukunzi. Shyiraho ubucuti bukomeye. Iyo umuntu akubona mu nshuti nyayo, urukundo rurakomera cyane kandi rukizana kuruta uko wari ubyiteze. Impamvu ya 10, kumushyigikira mu nzozi ze. Iyo umuba hafi mu byo akora, umwereka intsinzi ze zose yuko ari izawe. Kuba yatsinze nawe watsinze, bimukundishe byimazeyo. Kwihuta n'impamvu ya nyuma, ariyo mpamvu ya 11, isuku no kwambara neza. Imyambarire n'isuku ni ibintu bikurura buri wese. Uhora usa neza kandi uhumura neza, ibyo rwose bizatuma baby wawe agukunda. Igendera rero n'inama yo munsi isoza ikiganiro igipfumbatira. Ndi wowe nari gutangira gushyira mu bikorwa nibura 3 muri ibi ngibi by'uyu munsi rwose, kuko ndabizi neza. Andika muri comment utubwire icyo twavuze ukumva ari icyanyacyo, kandi nibura mudukore subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tuzaduhora tubicishaho kugira namwe mubibone kandi bagira akamaro. Turabakunda. Ciao ciao.